Asanteni sana Korali Dominique Savio. Indirimbo muzayishakishe tuyishyire kuri YouTube yacu nimumara kwikora neza no kwirangiza. Reka duhe ijambo rero groupe uri mwiza Yezu. Ntabwo muza gutanga ubuhamya bwose uko mwabuteguye, muravuga muri makeya. Haze no w'amahoro Julienne na Bodwine ruhande rwanyu, hanyuma dusoze kuri abo ngabo. N'abana Rwasa yareze, hari amagroupe yagiye avamo, bimwe bazajya babyandika, ibindi tuzatubimenya gahoro gahoro. Mwihutishe, mwegere hano imbere. Ubahe mikoro. Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Adeline Nyirahabimana, abandi muri groupe uri mwiza Yezu, izina twasigiwe n'umubyeyi wacu Padiri Crisante. Tuziranye hashize imyaka 22 ari umuyobozi wanjye wa roho. Ntabwo nje kuvuga mu izina ryanjye, nje kuvuga mu izina ry'aba bavandimwe bahari uyu munsi n'abatabashe kuboneka uyu munsi, ariko yatangije uyu muryango. Navuga turi abana 28, ubu tugeze ku bana 30. Hari n'abandi bagiye babimenya nkuko n'abandi bagenda batumenya buke buke tukaguka. Rero uri mwiza Yezu tugizwe n'ingeri zitandukanye, harimo abubatse, harimo abamama bibana, harimo urubyiruko, harimo n'abihaye Imana. Uyu munsi ntabwo babashe kuboneka, ariko ejo tuzaba turi kumwe nabo. Twese twahujwe n'umubyeyi Padiri Crisante, ubwo yagiye aturera mu byiciro binyuranye, ariko igihe cyarageze aduhuriza hamwe, atwita uri mwiza Yezu. Byatangiye gute? Cyangwa se yaragamije iki? Ubwo aherutse no muri yubire yayikoreye hano muri Paroisse ya Gikondo, nyuma yaho aza kugira yubire mu muryango we muri Paroisse ya Masaka. Ubwo yari ari gutegura ibyo birori muri Paroisse ya Masaka, bagize inama y'ubukwe ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 7. Hari harimo bamwe muri twe bari hano. Icyo gihe barangije inama y'ubukwe, bukeye agira igitekerezo cyo gukora urubuga arwita uri mwiza Yezu. Yandikira abantu message. Ubwo ku itariki ya 2 yagize igitekerezo cyo kwandikira bamwe mu bo yafashije ku bwa roho no ku mubiri, ngo abahurize hamwe mu birori byo gushimira Imana yari imugejeje ku myaka 25. Mu guhuza abangaba turi kumwe n'abandi batabashe kuboneka, yakoresheje message igira iti: "Mfite gahunda yo gushyiraho urubuga rwa WhatsApp uri mwiza Yezu. Ndifuza ko mwakomeza kumbera umuryango nk'imbuto za yubire.
na iyo yubire nkaba narayigize ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ubundi mukajya muruganiriraho kuri urwo rubuga, ariko mukambera abana n'abavandimwe, twese tubikesha Yezu waduhuje. Aha buri wese amaze kubona iyi message, uwagiye usubiza yego wese yagerageje kuduhuriza hamwe, nibwo yatangiye. Rero navuga ko umuhuro wacu wa mbere w'iyi groupe twahuye tutaziranye, ko yari yaragiye aduhuza, duhurira muri yubire yagiriye mu muryango we muri paruwasi ya Masaka. Ntago byarangiriye aho. Ku itariki 20 ubwo hari nyuma yuko ibirori by'umunsi mukuru byari byabaye, twahuriye twese uko yaduhuje kugira ngo turusheho kumenyana, duhurira mu rugo kwa Muzehe Gatanazi. Twiriranwe na padiri, yari akiri mu biruhuko, yari atarasubira mu butumwa mu Bufaransa. Aho ngaho niho buri wese yabashe kwihambura avuga ineza n'ubuntu yagiriwe na Padiri Chrysanthe Rwasa. Buri wese yagiye agerageza gutanga ubuhamya bwe. Ahangaha bamwe bagiye batugaragariza ko yabagaruriye icyizere. Bamwe bendaga kwiyahura kubera trauma bari bafite, abandi baragiye batereranwa n'imiryango yabo kuko bamwe bari barabyariye iwabo. Akagenda bagarurira icyizere, bakarera abana babo, ubu ngubu nta bamama bifashije. Abandi bari barabuze aho kuba. Padiri rero ntabwo yifashaga wenyine, hari aho yageraga akiyambaza Karitasi kugira ngo afashe abakene. Hari muri twebwe bamwe bagiye bagaragaza ubwo buhamya, bakavuga ukuntu babaga badafite aho kuba, bakabasohora mu nzu, bakaza kuririra Padiri Chrysanthe, akabishyurira nk'amezi 2 cyangwa 3 kugira ngo nyuma y'ayo mezi baba bashaka ubundi buryo bwo kubaho. Hari abandi batugaragarije uburyo bagiye basubika amashuri yabo, amasomo bakayasubika, bakaza kuririra hano kuri paruwasi. Padiri Chrysanthe yababereye umubyeyi, bagiye babitugaragariza mu buhamya. Uwo munsi wose twiriwe dutaramanye na Padiri Chrysanthe ku itariki 20 z'ukwa karindwi. Harimo n'abandi batagiraga ababyeyi, imfubyi. Padiri yabereye umubyeyi, akabacumbikishiriza yifashishije abandi bakristo. Hari abana bari muri twebwe barerewe mu miryango y'abakristo, agakomeza kubakurikiranira mu iyo miryango, nyuma akabashyingira. Ubu nabo bubatse ingo n'abamama mu ngo zabo bakomeye. Hari n'abo yaherekeje mu mihamagaro, yagiye aherekeza ububihaye Imana n'abandi batabikomeje, ariko ntabwo yabatereranye, yakomeje kubakurikirana. Ubu nabo mu mihamagaro yabo hari benshi babikesha Padiri Chrysanthe. Padiri Chrysanthe yagize ati, twese yabitubwiriye hamwe ubwo twari twicaye, aravuga ngo mwese uko muri aha nta n'umwe nahuriye nawe mu kabari, nta n'umwe nahuriye nawe muri business yanjye ni Yezu. Aravuga ati iyo business niyo yaduhuje. Aravuga ngo kuba twarahuye ntago ari uko hari ahandi twahuriye turi kwiga umushinga. Aravuga ati business yanjye ni Yezu, niyo mpamvu nabise uri mwiza Yezu. Uyu mubyeyi hari byinshi twamwigiyeho gukunda, ndetse urwo rugero rwiza tuzagerageza kurusigasira. Kwitanga atitangiriye itama. Ahangaha mu kwitanga no kumwigiraho hari ingero zimwe na zimwe tugerageza mu ntege nke zacu. Hari abana basa nkaho abona ko intege nke ziri kugenda ziba nke, navuga ko yaduhaye handover. Hari ukuntu iyi groupe ifite komite, ariko yacaga mu gikara akavuga ati muri abo mwese muri hari n'abafite imitwe ikomeye mutazanashobora, ariko n'ukugenda gake. Abantu arabazi, buri wese aramuzi ukwe muri twebwe uko yagiye ahura nawe.
ariko harimo n'abantu batashobora kubumbura umunwa bakifungafunze, abo twigira inama y'ukuntu tuzajya tugenda gake gake. Rero kubera yabonaga ari umubyeyi hari abamufasheho cyane, yagerageje kugenda asa nk'uduha bimwe na bimwe mu nshingano ze, aravuga ati hari ibyo ntazaba ngishobora cyangwa se mushobora kumfasha. Rero hagati muri twe hari nk'abantu basa nk'aho aho tugereye kugeza ubu, aho yashingiye groupe, hari abana babiri twasubukuriye business kugira ngo imibereho yabo yongere ibeho. Kuva yava muri ubu buzima tukimenya ko yavuye mu mwuka, twagerageje kumusabira misa zihwanye n'iminsi 30 kuva yava mu mwuka, zisomerwa muri paruwase ya Kabuga. Ibindi byo gutegana amatwi, twagerageje kugenda dushinga utugurupe hagati yacu kugira ngo twegerane, tubashe gukurikirana amakuru ya bamwe ku bandi, kuko yaravuze ngo harimo abanyantege nkeya kurusha abandi ndabazi. Akanaguhamagara mu gikara akakubwira ngo ngushinze nyana, uzagerageze umufashe kugera kuri ibi kuri ibi. Wenda ukabona utanashoboye, ariko aramugushinga ukavuga tubwa mpaye tashe buriya ninge ugomba kubyimenyera. Icyo kintu yakoranaga umurava turabizi kandi turabimushimira. Ikindi ni ukuri, twamwigiyeho ukuri, naho akubwiza ukuri atitaye ko kukubabaza, ariko Padiri Kirizante yakubwizaga ukuri. Rero yafunguriye abashonje, muri twe hari turabizi, yabaye umubyeyi w'imfubyi turabizi, hari abo yarwaje ntasinzire abaherekeza kwa muganga, yaduhetse mu isengesho, yaraduherekeje mu mihamagaro. Nasoza mvuga ngo yadusigiye n'impano. Hari impano yadusigiye, umuryango wa Gatanazi urayizi, yaratubwiye ngo mbasigiye umubyeyi Bikira Mariya. Twari tumaze gukora inama ya mbere, tumaze guhura tumubwira uko inama yagenze, tumuha raporo, aratubwira ngo aradushimira, turishima ko adushimiye, buryo umwana yakoze neza n'umubyeyi akamushimira nawe arishima. Nyuma yaho aratubwira ngo mwagize neza ko twari tuvuze ngo tuzajya duhurira muri mu muryango twimuka. Mbahaye Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, ari mu rugo kwa Gatanazi, muzagende mumufate, aho mugiye mujyana uwo mubyeyi, ni Vierge Pereline, mumwimukane, nimuva mu rugo mumuhasige, nimuzategura kujya ahandi mumujyane. Rero iyo navuga ko ari impano yadusigiye nk'urwibutso tuzahora narwo tumwirukiraho. Ikindi yadusabye ni uko tugomba kujya hagati yacu tumenya ab'intege nkeya, abafite intege nke, tukagerageza kureba muri groupe abafite intege nke. Agishinga cyangwa se urwo rubuga Twitura Mwiza Yezu, hari abantu yavugaga ati singifite nimero zabo, ariko hari abazamenya ko hari ubundi buryo twabanye, bakagenda babiyungaho ku buryo muzaba groupe nini, kuko ubu ngubu simfite ubushobozi bwo kuba nabona nimero zose, ariko uko Yezu yagiye yamamazwa n'abo twahuye muzaguka. Arabitubwira, dusigarana uwo murage, turamushimira ko yadufashije, yatubereye urugero rwiza, turamwifuriza kuruhukira mu mahoro. Barakoze, hari benshi bari bafite ijambo ryo kuvuga, ariko reka tugakira aho ngaho, ibisigaye muzabyandika, ejo dufite umunsi muremure cyane. Ibindi bisigaye hari cya gitabo muzabishyiremo, bagomba kuvuga mwese, ntabwo twabarangiza. Ndagira ngo rero musubire mu myanya yanyu, hanyuma tugane ku musozo. Ejo ni umunsi wo kumuherekeza